twagiye coach match yo kwikirana na APRFC cyangwa se icyo bise ngo match yo kujurira nabwo birangiye munganyije kimwe kuri kimwe ubwawe n'umutima wabonye gutumiza. Ya navuga ko yari match iri très tactique cyane cyane muri kote yacu ni equipe twize cyane APR twakinye nayo kuri match ale ifite amayelema masha meza ariko nashimira abakinyi banjye kuko ibyo twakoze muri iki cyumweru tactiquement twagerageje ku rugero rwa 60-70% kugira ngo tubishire muri pratique. Ikintu navuga tugifite cyo kugira ngo dukosore kuri match nyinshi dukina na APR dutsindwa na APR ku mipira y'imiterekano soit ku makufra turuka ku ruhande soit ama penalty aho ngaho ifo yuko tulimita amakosa dukora kugira ngo babone imipira y'imiterekano. Sinon en general navuga ko uko turimo kubaka equipe abakinyi basha uko barimo kwintegra kuri système de jeu yacu ari avenir cyangwa se ari ibintu byiza tubona ko nshobora kubaka muri iyi season. Igiti cyawe nka Gorilla uko muri gukora pre-season n'ibyo ni APR tumaze kubona imikino nayo hari indi mikino muri gutegura ese kugaye nka coach uri satisfait cyangwa hari imyanya muzongera? Ubu ngubu navuga ko mfite ikibazo ku mwanya umwe gusa sinavuga uwo mwanya mwese mwarabibonye kuri izi match twakinye hari umwanya umwe nshaka kugira ngo tugire renfort muri equipe yacu kugira ngo ngire equipe iri stable ishobora gukina ishobora no gutsinda ama match turacafite izindi match semaine prochaine à Rayon Sport yadusabye kugira ngo muri iriya semaine ya Rayon Sport week ndakeka ko kuwa gatatu ishobora kuzakina nayo ingoma bidahindutse iyo niyo match tugiye gutegura hanyuma bishobotse ari precision twishaka kugira ngo tujye mu Bugande Kampala twasabye Vipers ya kocha Naert kugira ngo tuzakine nabo match imwe cyangwa match ebyiri avant yuko dutangira saison yacu. Mwabuze ibibazo ngende Bakika nkwibarize kuri abakinnyi bawe ubu bakizemo Tansere baramurafashije aza umukinnyi mushyashya turagira ngo tubwire kuri performance ye muri izi match ebyiri ibitego bibiri ni umukinnyi ku giti cyawe wavuga uzatanga cyangwa se umaze kubona donc uzafasha Gorilla? Ndakeka ko Tansere na kintu namuvuga kinini mwese muramuzi nta muntu yagira dute kuri qualité za Tansere n'umukinnyi mwiza ikintu gihari ni kugira ngo nawe akore yumva ko agomba gukora cyane kandi ndakeka kuri izi deux match mwabonye ni umukinnyi ufite ishaka ni umukinnyi ufite determination ni umukinnyi urimo gukora ari offensivement ari defensivement so ni ibintu mbona biri positif biri excellent nibikomeza uko nguko ndakeka ko muri iyi saison muzabona undi Tansere utigeze mubona. Umutoza hari mugenzi wacu w'umunyamakuru ariko wiyemeje ngo kuba n'umutoza urabona yiga agafata cyangwa arashaka kuba umwarimu no ari kwiga neza ari gufata amasomo ari kubaza ibibazo aribyo nawe atwongeramo navuga ko progression ye ni nziza kandi ndakeka ko mu myaka iri imbere ashobora kuba nawe umutoza mwiza. Umutoza tumenyereye abatoza rero bose bavuga cyane muri Burayi bagari Neville babazi ba Wayne Rooney bose baravuga cyane ba Thierry ari baravuga cyane ariko akenshi tugasanga imitoreze yabo idakunda mbese bakantu bagafata assumption yo kuvuga ngo abatoza bavuga cyane bigorana kugira ngo umusaruro uboneke. Ubona rigani wenda we ako kantu ko kayiyoyo ko kuvuga cyane itangazamakuru kadashobora kumwafekta kakaba katuma ibyo yifuza kugira hatabigeraho? Ndakeka ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ukora kuri radio cyangwa se kuri televiziyo n'akazi kanyu n'akazi ko kuvuga n'akandi kazi so hariya aravuga cyane nibyo nako akazi ke ariko mu kibuga mu myitozo ntabwo avuga cyane cyari umunyeshuri arimo kwiga biri kugenda buhoro buhoro ndakeka ko kuri we agomba kugenda progressivement ukuntu twaratangiye yego ukuntu twatangiye urumva ko ntabwo watangira uri hejuru ngo wumve première division wumve ko ugomba kuba umutoza wungirije bigenda étape par étape ashobora gufata equipe muri deuxième division ashobora gufata equipe y'abato kuriya kugira ngo ugeninge muri experience ndakeka ko progression izaba nziza. Murakoze namwe.